Guess what? Ucyumva Kigali house umva ikiraro. Amazu meza agurishwa ndetse na apartment nziza. Ukijya kugura inzu kandi kibanza urebe na quartier inzu ugiye kugura irimo. Come. Aha, hello friends and family, ni Kigali house nanone uyu munsi twagarukanye inzu nziza cyane tugiye kubereka iri Kicukiro mu Kagarama iragurishwa kuri miliyoni 240 ifite ibyumba 5 ndetse na toilette 5 urumva ko ari inzu nziza rero yihagije. Aha rero dore tugiye kubereka parking yacu ni nziza cyane harimo tujaride twiza. Iyi nzu ni nziza cyane reba tu uyu munsi none turabereka inzu ifite ubwiza budasanzwe ndetse muraza kwikunda. So reka tubatembereze rero hangire mbereka parking ni n'umuntu ukuntu ari parking yisanzuye ishobora kujyamo imodoka ebyiri waparitse neza cyane ikagira n'utugarden twiza turahangaha imbere y'inzu. Niba banyerekere neza muri ukuntu twiza dutekwe imbere y'inzu yacu ni twiza cyane guys. Ngira ngo murabona design y'inzu yacu murabona ko nayo ibintu byiza ifite ibirahure byiza cyane amarangi meza inzira cyari nshyashya ifite amatara meza mbega ni nziza pe nanjye byandenze. Ariko kandi ifite na gate indi ishobora kwinjiramo imodoka hariya nibazo babanyerekere hano hashobora guparikwamo imodoka 3. Murabona ko ari inzu nziza yihagije rwose umuntu wayubatse n'umuhanga cyane azi kubaka hasi n'amapave murabona ukuntu bisa neza. Inzu yacu rero ifite na next ahangaha ubwo bishatse kuvuga yuko ni inzu y'umukozi ikagira na dusha na toilette yo bashobora kwifashisha ikagira n'ibigega mu gihe amazi yagiye akisibye ko arakunze no kugenda hano mu Kagarama namwe murabizi iyo yagiye ushobora gukoresha ahangaya urumva ni ibintu byiza cyane. Aha tudatinze rero reka dutangirane gusura inzu yacu. Reka duhere kuri balcony y'inzu yacu babanyeretse balcony nziza cyane nibo banyerekeye neza bitonze. Mara yanjye ni nziza cyane murabona ukuntu isize amarangi meza nayo n'ahantu heza hisanzuye nibo banyerekeye namwe murebe ubwiza bwayo. Wow ni karibu rero kuri salo yacu murebe burya ari nziza ni karumbaye ikaze murebe burya ari nziza yisanzuye yabanyerekeye amarangi meza arafu nziza amatara yaka neza murabona ko ari ahantu heza hisanzuye. Mbibutsa kandi ko igurishwa kuri miliyoni 240. Urumva ni makeya ifite ibyumba 5 ndetse na toilette 5 urumva rero ni inzu nziza yisanzuye kandi ibereye nayo mafaranga. Ndagira ngo ubatemberezemo neza mbere ku bwiza bwayo iracyari nshyashya mutabyibagirwa iri mu Kagarama. Ndagira ngo ubatemberezemo neza bitonze mbereke A to Z guys. Uyu munsi noneho bafite ibyiza byinshi Kigali house muri ko tutajya tubatenguha uyu munsi bwo noneho nakarusho. Sare yacu rero bamaze kwibanyirikira mwabonye amatara meza uburyo yaka amarangi arasa neza imwanya nziza cyane. Reka rero nk'abatindije dukomeze muri salamanje yacu nziza nayo yisanzuye murabibona ni nziza ifite hano lavabo guys ndayibatuye si rero burya ari nziza ni ugukaraba intoki uri kwireba kuri mira nziza cyane ukaraba neza witonze imbega ni ibintu biryoshye cyane yisanzuye namwe murabibona guys. Ntukajya mwibagirwa gukora subscribe, like, share, comment mutubwire ko ukuntu niba bimeze. Twaberetse ibintu byiza ndabizi ntabwo tujya tubatengwa mubona yuko tuhereza ibintu mwishimira. Ni karibu rero mbatembereze ku gikoni cyacu dushaka guteguriramo amafunguro yacu. Murabona ko nayo igikoni cyiza si da gikoni ahubwo ni waseni. Murabona igikoni cyiza cyane kimeze neza fridge ahangaha ibintu byiza lavabo nziza namwe murabibona ahantu heza hisanzuye hasa neza cyane
uzemo ibintu by'ikoranabuhanga namwe murabibona utubati turi fresh cyane dusa neza cyane ndabibatuye. Tugakomeza ahangaha muri stock yacu nayo nziza yegereye igikoni ushobora kuza gufatamo ibintu bitakugoye kuko yegeranye n'igikoni nayo murabona ko ari nini irisanzuye cyane. So rero maze kubatembereza inzu yacu naberetse quartier irimo, ndabatembereza hanze ibintu byose mwabibonye, salo nziza yisanzuye, salamanje, igikoni cyacu mwabonye uburyo ari cyiza, stock. Rero nagira ngo mbwire Elisa nawe musabe amfashe abanyirigire ibyumba by'inzu yacu, muraza kubikunda nanjye turaza kubona na nyuma. Ciao ciao. So mumaze kubona rero ukuntu iyi nzu ari nziza cyane, mwari muri kumwe na Mutoni. Reka nanjye dukomezanye mbereke ibyumba. Twabwiye ko ari ibyumba 5, dushe na toilette 5, ariko ubwo tuvuze ya 5 duhita tunayiheraho. Ni iyi ngiyi iri hano y'abashyitsi. Iyi ni toilette abashyitsi bashobora kuba bakoresha. Iyi nzu iri Kicukiro mu Kagarama ku Muyange, ni cyashya. Reka nkugire inama ho gatoya mbere yuko nkwereka ibyumba. Wari uzi ko ino nzu ushobora kuyigura igahita ikodeshwa $1,000 nta bikoresho ushyizemo? Ushyizemo ibikoresho byo byaba ari hagati y'5,000 cyangwa se $2,000 bitewe na season turimo. Iyi nzu ni sure deal pe, ukwiye kuba ugura ino nzu niba ufite gahunda yo kugura inzu. Twakomeje turahera mu cyumba cya mbere cyo hasi, gifite dushe na toilette yacyo ariyo iyi ngiyi. Urabona ko ari dushe nziza ifite amakaro meza, dushe iri very clean. Ikindi kintu nakundiye ino nzu, wayigura ugahita wimuka anytime. Ushobora kuyigura rwose ugahita wimuka cyangwa ugashyiramo umupanga, kuko ni inzu nziza iteguye. Ikindi irimo na garderobe. Murabona ukuntu iyi nzu ifite isuku. Kuri $240,000 zawe rwose ushobora no gukaturaho make, iyi nzu ntigucike kuko na cadastre zisigaye zigura gutyo. So mwabibonye rero yuko turimo kuzamuka kuri esikariye tujya kubereka ibindi byumba byo hejuru. Hasi tubonye kimwe na dushe na toilette yacyo. Hano tuhafite ikindi cyumba ndebera. Urabona ko ari icyumba cyiza gisa neza, gifite amatara meza cyane, kiri very clean. Urabona ko gisa neza. Ikindi ndebera zino nzugi, kandi hose hagiye hakozwe n'inzugi zimeze gutya, hakinzwe n'inzugi zisa gutya. Icyo ni icyumba cya kabiri. Reka twihute duhita tujya mu cya gatatu, aricyo iki ngiki. Nacyo ni icyumba cyiza kinini kandi kirimo na garderobe. Urabona ko ari sawa cyane. Inote $1,000 rwose uramutse uguze ino nzu, ndakwizeza kuba wahita ubona umupangayi, kubera ko iri kuri kaburimbo. Nta hantu umupangayi azahurira n'icyondo, cyangwa se nawe uramutse uyiguze ibintu by'ibyondo wapi rwose ubu bisezereye. Hanyuma iki cyumba gifitemo dushe na toilette ariyo iyi ngiyi, ariko urabona isuku bifite. Urabona ko ari sawa cyane. Niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel yacu ya Kigali House, please kora subscribe, ubundi dukomeze tukwihere amadeals. Ese wowe ntiwasoza umwaka wigurira inzu nziza na Kigali House? Reka duhite dukomereza rero ku cyumba cya 4. Chambre principale yo murabizi tuyibereka bwa nyuma, kubera ko aba ari chambre nziza iyo tubereka twitonze. Ni icyumba cyiza cy'ababyeyi, ariko ndebera n'ibi ngibi. Urabona ibi byumba turimo kubereka byo nabyo ubwabyo wagira ngo ni chambre principale, bitewe n'ukuntu bingana, bitewe n'ukuntu bisa. Urabona ko bisa neza kandi cyane. Iki cyumba nacyo gifiteho dushe na toilette. Wow, ariko iyi nzu ikase neza vraiment. Urabona ko ari byiza cyane. Wow, ndebereye dushe ukuntu imeze. Kumuciko, reka twinjirane muri chambre principale, cya cyumba cy'ababyeyi, cya cyumba mutegereje muri benshi, ariko urimo urabona hano hejuru ya esikariye ukuntu ari heza. Ikindi kintu nakundiye ino nzu, iteye amarange y'umweru hose, white muzika, ari ibintu biba bisa neza cyane. So twinjiye rero mu cyumba principale. Iki cyo noneho ni ikibuga neza. Ndebera ukuntu kingana. Iyi ni chambre principale y'iyi nzu yacu. $240,000 z'amanyarwanda ukibikaho inzu nk'iyi ngiyi. Murabizi n'amakadastre niko asigaye agura.
kubonamo rero agataje nk'aka keza, dore n'inkoni z'amarido zirimo, mbese ni ukuza ukora diru bihita birangira, dusozanya uhita utangira kuyiryamo amafaranga cyangwa uhita wiyimukiramo nawe. Parafo murayibona ko ari gipusamu nziza irimo spotlight, dufite hano amatara meza cyane asa neza, urabona ukuntu ameze, ni amatara rwose ameze neza cyane. Iyi ni chambre principale, ikindi kandi ino chambre principale ifiteho n'akabariko keza, ngira ngo murakabona, ni akabarikoni ushobora guteraho intebe ukaba winjoyinga umuyaga wo muri iyi karitsiye. Ukibyumva gutyo rero chambre principale uhita ubitekereza nyine yuko ifite na bathroom yayo yihariye. Tukimara kukubwira ko ari chambre principale, ngaho ndebera twageze muri bathroom yayo. Wow, ubu se mvuga iki ndeka iki? Reba ukuntu nawe ari nziza, ifite lavabo nziza, ifiteho mira nziza, urabona ko ibintu byose ari byiza cyane. Hano dufiteho imashini ishyushya amazi, mbese iyi nzira tayari, wowe ni ukugura uhita uza bagukorera mitasiyo, uhita wimuka cyangwa utangira kuryamo ibiceri. Ikindi n'abapangayi nitwe tubabashakira rwose, wowe nugura inzu don't worry, nako kanya umupangayi ahita ajyamo. Iyi ni bathroom rero ya chambre principale, urabona ko ari nziza cyane kandi iri very clean. Guys, inzu rero tuzi kubatembereza, mwayibonye, mubonye ubwiza bwayo, neighborhood yaho mwayibonye, mubonye ko ari inzu nziza cyane. So uyikunze watwandikira ukaduhamagara ku mbuga zacu, Instagram, TikTok, YouTube channel yacu Kigali House, ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara tukayikugezaho tutagutindiye. So tutibagiwe ko tubakunda cyane. Love you.